umunezero ku mutima no ku mubiri ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga mutugana. Delis Hotel tubafitiye amacumbi meza utasanga ahandi, bar, restaurant, tutibagiwe n'ihene yo mu muceri, sauna na massage, piscine nziza yakira abato n'abakuze, sale zakira inama, ubukwe ndetse n'ibindi birori. Tubafitiye n'ibibuga bya basketi na volleyball. Delis Hotel duherereye ku Ruyenzi ugana kuri polisi, umanukira ku Kiliziya ni metero 15. Ukeneye ibindi bisobanuro reba nimero ziri kuri ekara yawe. Delis Hotel niyo nge nahisemo. Ukava iwanyu ugafata urugendo utazi ahantu uri kujya. Ntabwo ari iwacu n'iwanyu. None se ufite umugabo? Yego. Mwashwanye ku buryo yaba yakwirukanye wenda ugafata umwanzuro wo kumuhunga? Abamubeshyeye pe, ntacyo adakora kugira ngo tubane. Uri kunshyira mu ihurizo. Niba umugabo wawe agukunda ukumva ko nta kibi yaba yagukoreye, ni iki kiri kugutera kuvuga ko utazi ahantu wari ugiye? Uwo mubyeyi we wahora n'iki? Umugabo wanjye arankunda pe, kandi nanjye ndamukunda, ariko aho bigeze ndananiwe. Nanishwe n'iki se mwana wanjye? Ni birebire sinzi ukuntu nabigusobanurira. Uragerageza umbwire. Ndi mukuru wenda nanjye nakugira inama. Gusa umugabo wanjye uburyo twabanyemo, twabanye ntamwiyumvamo pe. Nabanye nawe kubera papa wanjye, niwe wamatirije kubana nawe, ariko uko iminsi yagendaga iza niko nagendaga mukunda. Aho nanjye kumva mukunze tubanye neza. Uzi nta makuru ufite? Kagira inkuru byagenze bite? Umwari yagiye. Umwari yafashe buri kimwe cye cyose kiba muri iyi nzu, yaba n'isahani, yaba n'ikiyiko, yaba n'irushi, byose afata igikapu kiwe arapakira byose ubu yagiye. Yaje kwiba, yazanye ikisahani. Byari ibyiwe. Byose yapakiye nazanye hano. Ubwo nibyo yapakiye nyine. Ubu birasameze nk'umusazi. Agiye gutora amashashi, yasaze neza neza, yabuze umwari. Ese niyo mpamvu mbona yatayereza ameze nk'aroho mbere mu kuzuba. Wera tifari yego sinamuruzimo. Yagiye sangaye. Kare cyane haje n'ikimodoka kinini kimeze nka ambulance. Bivuze hari arazana mbakirashyiramo ibintu bye. Kimeze nka ambulance. Ngore za modoka zimo. Ahubwo se polisi buriya umwari njye nta nubwo yambabaza avuye hano. Ubundi se karakameze kameze nk'agaturage koko. Ubundi mwara ubundi buriya ubusate bwe ko tamukunda. Oya, umwari ntago akwiye kuba hano rwose. Bose yagiye birasata bizi. Ntabyo barazi kandi yabyutse nawe ameze nk'umusazi, ariko ngati ko yamubuze. Bamwanye nanjye ntago mbizi pe, ariko ikimodoka cya polisi yaranyireba kiraza kiramo ibintu byiwe. Aragiye. Ubundi umwana wanjye birasaranyubaha. Wasanga ari wakiruka. Kubera ko nayo namubwiye ko agomba kumuvana ahangaha akagenda. Kandi byamubabaje yarameze nk'umusazi. Ushatse kuvuga ko birasata bizi ko mwari yagiye. Ntabyo yarazi, nawe abimenye ubwo ngubwo abyutse. No bimubwiye. Ngiye mubwiye ko nabonye agenda. Wow. Yatwaye amavari. Byose n'imyenda yose n'inkweto na kamambiri byose yajyana. Nagende n'umuntu twari tumuhasi. Nibagera na birasabwa nashaka zamukurikire. Urabona ko akubana muri uru rugo kuko mabura. Ako sondira atari kumubwira. Ubu ubona uyu mukobwa atari kwiranye rwose. Nanjye ariko ntabibona pe. Nkabona ko umwana adakwiye kuba muri iyi nzu. Undi yahakora icyo umugore nyiri urugo yaraje. Nawe yabimenye yijyanye. Umva ariya naka gahungu gasaza ke karacyakora cyane. Aka gahungu gasaza mama gejeje ntacyo urakoze. Ugiye
umva ukomeze umenyera amakuru na birasa n'ari muri gahunda zo kugenda nawe tumenye wasanga ari ibyo bapanze bagiye uyu mukobwa sibyo ameze nk'ugira utugambo twinshi uyu azatubera umunyamakuru mwiza nguyu munamuhaye amafaranga no kwa birasa icyumba yakinjira ibintu byose tuzashaka bizadufasha aho nangiye kugenda numva mukunda mbona ibintu bitangiye kujya mu buryo umugore n'umugabo famiye ye yabyivanzemo. none se famiye ye muraturanye ku buryo bakubangamira bigeze aho? birenze no guturana, tubana mu nzu imwe, mama we na mushiki we, ariko mu by'ukuri ntabwo bankunda pe, ntabwo bankunda. ushatse kuvuga ngo ubana na muramukazi wawe na nyoko bukwe mu nzu imwe? cyane rwose. muri uyu mujyi hari abantu bakituye gutyo ku buryo umuvandimwe wawe na nyoko muza mukabana mu nzu imwe? umubyeyi wahora n'iki, nta nubwo bifuza no kuhava, ahubwo barifuza kuntandukanya n'umugabo wanjye, byaba na ngombwa bakanyica. nsubiye inyuma gato, wambwiye ko umugabo wawe mukundana, kuki utamubwira ibibazo ufite ngo byibura abashe kubikemura niba wowe abasha kukumva? nongeye kumubeshyera ntacyo adakora pe, ntacyo adakora ku bwanjye, ariko aho bigeze nanjye ndabona ari ukumunaniza. niyo mpamvu nahisemo gutorongera nubwo ntazi aho ndi kujya. wambwiye ko waturutse mu cyaro, nta babyeyi ufite? ko wambwiye ngo papa wawe niwe watumye ushyingirwa aho ngaho? ababyeyi ndabafite nk'uko nabikubwiye, iwacu ni Nyamagabe, ariko mu by'ukuri ntabwo nshaka kubera umutwaro ababyeyi banjye. ikindi kandi ndatwite, nta mpamvu yo kubashyira inda batanteye. ukaba ushaka gukomeza kugenda utazi ahantu ugiye ufite n'inda n'umwana mu nda? Imana yonyine nizi icyo ikwiye kunkorera pe, ko ngiye maze kunanirwa kandi nihanganye bishoboka. none se umwana wakemera nkagufasha? n'abaturanyi koko intungana n'abaturanyi se ntungana n'abaturanyi iki? ubu ntabwo ari ukuryamishije aha ngaha. papa umwanjye reka nkubwire, izo mpuhwe zawe uba ushaka kugirira abatazikugirira ujye umenya yuko arizo zizatuma unapfira aha ngaha. basanzemo malariya, bagusanze ubundi bagiye kukurogahera mu mutwe. nta soni. ese malariya barayiroga? malariya batayiroga se malariya barayiroga. wizi wagarukiye mu wakanga? malariya barayiroga. mbwira wagarukiye mu wakanga ku buryo uvuga ngo malariya barayiroga? nagarukiye mu wakanga, ese sinagarukiye mu wa kabiri primaire, ntabwo batubwiye yuko malariya bayiroga. mu wa kabiri primaire se batangiye malariya ko batangira mu wa kane. malariya ni indwara iterwa papa uba ushaka kwihoma ku bantu no kubereka yuko ubakunda, ushaka yuko hari mukururuza urukundo. umva bariya ntabwo badukunda, urumva? uzi ukuntu umugore we yaratsinze hano hirya, urabizi nabyo? atari wose umwendereje? ngiye mwendereje ko ngiye kwirebera agashamura araza atangira kunjomba umunwa. ahubwo reka nkubwize, wajya kureba agashamura usubira bahiki ko ntayo ivemo, wajya kureba agashamura umureba hiki? ngiye gashamura nayo ngiye kumureba ibyo nayo ngiye kumubaza, ariko n'izina ry'Imana uriya mugore nzamumenura uriya ruti. ahubwo wazakumena urwo rutwe uriya se yanshobora ngiye yandenza amatwi. ariko papa azakumena uwo mutwe ngewe nkubita. atagukubita se papa umwana ngiye ntukambone gutya ngo ugire ngo ngiye kuba wowe hari igihe nkubita amakwiyorero kugira ngo n'abandi bose bankubita. papa uriya namukubita nkamumena umutwe. ibyo gukubita nk'ubu mbyukirije iki? se ni ikosara none umwe mu bitotsi nanjye singe kwirungu riba ryanyishe. wajya wivugisha se ko n'ubundi mba numva urimo wivugisha hariya hanze? arasaze se bise mba mbona waravangiwe kada cyo nakubwira uko mbabazwa nawe. mbabazwa nawe rwose, ntera agahinda cyane mbona ukuntu bagucunaguza.
no gukina nk'agatenesi kandi uri umuntu mukuru wowe ubona amaherezo ya biriya bintu ari ayahe? si shobuja se nurebe by'abankorera nyine. databuja rero buriya namuhaye inama zanjye arazanga, ariko naje gusanga hari ikintu Imana yashatse gukora. Igiki? Reka byari byo ko umureka, igihe kirageze rero. Ndeka umugabo wanjye se? Cyane da, ubone ko hari abandi bagukwiriye, agomba kuguha ibyo ukeneye, akakuzuza inshingano atuzuza neza, akakurinda amagambo mabi. None babaye ureke kunsetsa. Bari hehe se ni bande? Yamaye. Umuntu uraje urabimenya mu kanya, baza kubyumva, yewe niyo utabibona urabyibwira. Usibona wanyweye ibiki? Wabaye ikibaye? Nyamara ntacyo nabaye da, ibyo mvuga nanjye si jyewe. Urukundo rundimo yewe rurambungamo da. Yewe ntabwo nzi ko umuntu akunda akaba ikigoryi. Ukunda nde? ariko reka nkubaze, nk'umuntu w'umugabo ufite ubwenge n'ubwanwa bungana gutya, ubu wumva ushimishijwe no kwirirwa uryamye ukabyuka ukareba televiziyo ukagenda ukagaruka udakora nta kintu na kimwe winjiza muri uru rugo, ukumva amaherezo azaba yayo? None se ibyo byo bisigaye bituma usuzumura ndeba nk'ikimbwazi? Uzi ko nta jambo rigira mu rugo rwanjye? Bakubahe bapfukame. Pfukame muhagarare. Urabona mbese nacyujuje ubugabo muri runo rugo? Uri umugabo, reka tubyemere. Amafaranga nafashe nkaguhereza ngo ugiye kugura ibintu byitwa imigabane ntazi n'icyo bimaze, harya ubu ngubu turi kungukirayo. Se wabyihoreye? Iyo yareka basi nkayagura imodoka cyangwa se nkayaguramo imyenda myiza nkajya nca mu bandi bagore bakavuga ngo dore mukaga kiraratambutse. Ikintu cyose wagura kitagombera se n'igiki? Cyakazi wakora ku buryo katahomba nakaye? Ubwo niyo mpamvu wabyigize ubwitwazo, nta jambo nyifite, urakora ibyo ushatse, bagenda ibyo ushakiye ugaruka ibyo ushakiye, siga mvuga wanzamuye agatuza nubwo wazi neza. Mbure kugenda rero nicare turebane mu maso nzakurya. Hama se ngiye nakoraga ko nagucyuriraga. Hama hamwe rero, ntubabazwe nuko nagiye, ntubabazwe nuko natinze, ntunababazwe nuko nyine nakoze ibintu byose ndi gukora muri iyi minsi, kuko we ntacyo gishoboye. Kuba nta kazi ufite bigiye gutuma ruzajya umya hejuru. Reka tureke gutongana, hato n'umukozi atatwumva ugasanga agiye kudutaranga, ko n'undi nta kintu byahindura. Ubundi se tubanye neza? Icyo batabona se ni tubanye neza? Urumva ushaka gukora publicité se imibanire yacu? Urabona ari intanga. Naho nacitsine ngo uvuge ushaka umwe. Mbonye umbwira ngo nicare ngo urashaka, nabambwira ibyo ushaka umwe. Nandi kugira ngo ubwire ko muri urwo harimo umwana w'umushyitsi, cyangwa se reka mbyita umugore ko katwite. Uki harya muvuye kwa Gashamba? Wari ugiye kumuhemba nyine, kumuhemba ko yagutwaje umugabo kwa muganga nyine akabwerekeza, wari ugiye kumugororesha. Niko reka nabonye agufasha muranterura, umwangiye mukomerezaho. Muri make kino gihe nari ndwaye niwe wari umugabo nyine wafatiye urushaka gutanga ibihembo. Wari ugiye kureba Gashamba muri biki? Ako papa mwa wajure ku mutima. Biciyemo se yagushimishije? Ibiki se biciyemo ntabwo nkubwiye ko mubuze. Urahombye. Pole ihangane nyine. Ubuzi byari bikujyanye nyine, byari kujyanye nyine wabibuze urahombye. Ko none aho umari igihe utanga inzoga none sinzagukira. Njye reka nkubwire, njye ubanza mve nkubwire ibyo. Wowe na Gashamura mwese mukomezanye, aragwerekeza umujyana kwa muganga ahise afatira. Izina ry'Imana njye na Gashamura nta kintu na kimwe dupanga. Umva ibintu nari ngiye kumubwira. Banza mve nyine ibintu nari ngiye kumubwira. Urabizi neza ko Gashamura yanduye sida. Ariko waje hakuze ko wagira ngo ugize umunyamakuru, uri umujyanama w'ubuzima si nk'ibyo by'amasida bikuye. Dore nuko nguko ngiye nkubwira ibintu wavuga ko bya sida bya Gashamura uwo bikuye he? Nuko nkubwira ibintu ukavuga ngo nigize umutara makuru. Papa umwana izina ry'Imana ngiye niboneye Gashamura.
kwa muganga urumva sinagiye kuzana imiti mu gitondo reba muri cya cyumba bagusezereyemo hahandi batwagiye baradusezerera niho nagiye bambwira nyine iby'imiti ndi bujye kugura cya cyumba cyegeranye neza birebana gutya niho bapimira sida Gashamura yinjiyemo mureba ariko we ntiyambonye kuko twebwe twari turi ku murongo urumva noneho Gashamura aragenda baramupima asohoka arira abaganga bamusohokaho usanga afite ibindi bimuriza wenda atari ibyasi ni mu cyumba byanditseho ntabwo babonye ko kwa muganga hose byanditseho handitseho ibintu ngo sinzi ibintu by'inyuguti 3 byanditseho abaganga nabo sida abana byibeshya bose ku buryo nawe wahita ubyemeza ngo ubwo abaganga babivuze ngo arwaye sida nawe banza wumva ariko ntasuga yarayikuye yasohotse arikurira urumva umuganga aramubwira ngo wakwicaye hasi ukabanza ugatuza Gashamura ahita asohoka yiruka ari kurira cyane yewe ndaje kubwira ko se ko umva wirukanse amagambo ntaho uri kwihuta cyane hari ahantu ufite ugiye kujya se ntuyambwira none se buriya bose ubona agutwara neza ese ibyo biba bikurebaho ikibazo uko bimeze kose bigutwaye iki wowe ariko sinakishimira kubona ubabaye ntusuje kumpoza amarira wabimenye rwose cyane da buriya jyewe ibyo bose atakora ntabikora kuri kw'Imana da ese uburyo wireba ukuntu uri mwiza urabona imiterere yawe hari undi mukobwa muri Kigali wari bwayibonane ntiwihariye ndabizi ko atari jye wa mbere ubikubwiye kandi sindi n'uwa kabiri ndabizi ko ndi mwiza ni ukuri kw'Imana uri mwiza da ni igihe cyari ngo mbivuge rero ahubwo birakirwa biti ese ibyo uri kuvuga ubundi ni ibiki ubona ari no kubyumva yewe kubyumva si uko udashaka kubyumva ahubwo uri kubyirengagiza ni ibiki nyine dore rero wabaye iki ubundi ikibazo cyanyu ni kimwe abakobwa iyo tubabeshye babyemera vuba ariko iyo tuvugisha ukuri baragorana da sinzi impamvu ubu nkubwiye ko uri mubi wabyemera ariko kubera ko mubwije ukuri nkubwira ko uri mwiza akomeza ubitindeho iby'ubwiza byo ndabizi ko ndi mwiza yewe mbwira ibyo ushaka kumbwira ibyo ushaka kubwira ni ndashaka ko wibagirwa Shema ukamusiba mu mutwe da ariko ubundi uri muzima oya arakubabaza cyane bahene uri muzima wasaze ufite ikihe kibazo dede muzima n'ubuzima bwanjye kandi ntabwo nibeshye ukamenyere ndakumenyereye sera ntukamenyere nahuye n'umudamu ukiri mutoya antekereje ibibazo bye numva ngomba kumufasha rero ndi kugira utaza kumubona ukagira ngo wenda hari ikindi namwemereye icumbi kandi agomba kuba ari hano ariko se Karere kamubaze ufite uburenganzira bwo kuzana umuntu mu rugo rwanjye ukamucumbikira noneho natwite nta n'isoni iyo ndasoza wayimuteye kosora imvugo mu rugo rwacu ntabwo ari mu rugo rwawe sawa ariko nta no gufata ku cyemezo ko wishakiye utabanje kubimaza nagifashe kandi ntakiri bugihindureho ngo iki wagifashe cyane ubu se byanze wabigenza gute ahubwo se wabyanga ushingiye ku ki mbabara umbwire nk'ikintu washingiraho mpa nk'ingingo 3 zifatika uvuge ngo iya mbere ni iyi iya kabiri ni iyi iya gatatu ni iyi numve ko koko zifatika numve aho wahera ubyanga ushatse kuvuga ko nyine nta jambo nyigira mu rugo rwanjye si cyo mvuze ahubwo nkubwiye ko nafashije umuntu kandi ntari bumwirukana atwite ariko ngira ngo wamuteye inda muraziranye uraseka si ubu abantu bose batwite ugiye kujya batura ku materinete bose bazana mu rugo rwa Gakire abatwite bose siko kubera ko ari ufite ijambo ngo ufite akazi ngo ari gukora njye nta kazi mfite Gakire umuntu akakubaye ngo ushake kumukora mu bwonko uwo nacumbikiye ari mu bibazo sibyo kandi ikindi nta n'uburenganzira na buto ufite bwo kumbwira ngo sinemerewe gucumbikira umuntu mu mitungo yanjye icya kabiri ukuyeho yuko njye nawe turara mu buriri bumwe wowe n'uriya mukobwa natoraguye witwa umwari ntaho mutaniye mwese muri abacumbitsi bivuga ngo iki rero iyo abantu bose bakodesha biga kubana neza kuko nta mupanga wigira ijambo ni ukuvuze Kari ni ukuvuze uretse
ko nyine baramuteye nose uko ukurikize gashamura wumva sida yayikura ngo wumva sida yayikura he sida nyine nta sida afite ntabwo nayipima sindi umuganga ariko nta sida yagashamura nta sida wambajije so yimuteye nose yimuteye uhari ni inde se wayimuteye ni munyana munyana nta sida afite umunyana cyane muto nta se ko muvuganira nkaho ari icyo muziranye ngiye mbivuze wiki hari ikintu ngiye mbivuzeho ko nkubwira ko nta ni akazi kawe akazi kanjye si ibyo nta kintu mashaka y'amatiku ubuzanye nta matiku mbazanye munyana afite sida niwe wabinyibwiriye munyana aranyibwire ngo arwaye sida ngo agwa wina bose azabanduye nyine nuko wari umwana ariko nta bya sida kwari uko se ahubwo wagize amahirwe nkagupimisha nkasanga utarwaye ubwo nise ko ntarwaye ngenza ubwenge papa umwana ngenza ubwenge ku buryo ahubwo ngiye n'aha hantu bashatse n'ingiye batora nk'umuyobozi baba babuze undi batora baba babuze undi none se wampimisha cyane turi kwa muganga kuki se wampimishije ubwo warangekaga naragukekaga nyine nta sida ngiye mfite ngiye naragukekaga nanjye nari mbizi ko ntayo mfite utangiye kwishyiraho rero mama y'Imana ngiye nari mbizi ko ntayo mfite naragupimishije kiriya gihe nanjye bahise bampima basanga turi bazima ariko usibeshye wongere ngeze nongera iki niyo mbaze nyine ariko kuvuga ukuri ko nta sida mfite yewe wese wari uzi ko ntayo ifite nari mbizi nyine uzi n'ukuntu kwa muganga bari babyanze kugupima bambwira ngo nta muntu upimisha undi ariko nyine nuko nyine nari mbizi ko nta njye naraguketse ushaka kumwa naraguketse burya wararwaraga nkavuga ngo uyu mugabo wanjye yaranduye ugiye kwa muganga ndagenda ndabapfukamira ndavuga mumbore mumpimire amaraso ye wankekeraga ubusa ntabwo nagukekeraga ubusa narakubonye agakungu kawe na munyana igihore tutaza kugera tubwira nabi cyangwa nuko uzi ko ngiye ndi muzima n'ibyo byo kujya kumpimisha ubona n'amafaranga bagucira ubusa njye nari mbizi ko ndi muzima kandi umuntu ndabizi ko ndi muzima rero byo kuvuga ngo hano usanga ndi muzima n'undi njye ndi muzima gashamura yaranduye wicara ubizi munyana yaranduye wicara ubizi atari umukobwa se ngo azanyanduza agashambura noneho ahubwo uzi ikintu giteye ubwoba sha nuko abagabo binaga kanirebera ibyo niterekeye birabareba kandi dore mbakubwiye papa umwari wo kutumva ntabwo ngana nawe ntaho duhuriye uri uwo kurinda igipangu hariya uko nziza amagambo yanjye ubundi si ibyo uri kubikuraho ko wagira ngo wanasinze wanyweye biki ariko rero bavuga mu kinyarwanda ngo wirukanye ugusiga ugasiga ugusanga ubwo rero niba ukomeje kureba Shema kandi Shema nawe ufite abandi areba abakurebye nkabikubwira ukirukanira kure uribeshya cyane uraza kwisanga wasanze ugusumba nyamara umurwayi wo mu mutwe indera ibitanda birahari koko bahena ntabwo njye nyine nagushyira mwinshi ukomeje kumbwira ubusa nibyo ngibyo unkanguriye unkura mu bitotsi nisinziriye wanakiramo iki nagushyira mwinshi da nose ubona nkina nagutimbura ndumva ntayobye ta nagutimbura koko jya kurya amata ndaje nkorose sohoka reka nkubwire rero ikindi gihe utaruzi buriya nyuma y'ibyo byose maze kubona ko ujyana amahane gutyo naje gusanga ko ari igihe jyenyine wagucurutsa ukajya ku murongo gusa ayo mahane nayo mugore haguruka kuva ahangaha bari urancurutsa se ndi umwana uheka urancurutsa se ndi umwana uri bukikire ugahibere ariko ubundi uranzi njyewe kanigendere da vangaha na boss mabona waramuhaye inzaratsi ngo bukibahe amuhaye inzaratsi garuka hano tubyumvikane se garuka icara isubiramo ibyo uvuze gusa mama inzaratsi se harimo no guhundagura n'undi munsi ujye ukina n'abo mungana abo mureshya abo mwirirwa n'ahariya ku rugi urumva haguruka vangaha hanze
utinyuka ukankubita urushyi. ndavuze ngo hanze ahubwo ntaragushyiramo n'urundi haguruka nawe mapataro yawe toka genda yewe si abagore tarukiriye umugore se cyangwa idayimoni koko sohoka genda ujye kuvugira hanze ntabwo nabyumva neza n'umugore nakasha ninjye tura niki ndebera inkoni yanjye ukuntu ayigeze reka dani ibingibi bagukoreye cya kigore cya Rudoviko nanone arayifashe arayivunaguje baratwikoreye ariko ibyo bakora byose sheri wanje mfata ngiye gukubita umuntu ariko nshobora kumwica uzanjye muri nicyo kikuvuniye inkoni iyi nkoni ni ukuntu twahinze tugahinga kugira ngo tubone iyi nkoni none arayivuna umva se nyine none n'abantu bafite ni nk'aho bafite ingasiro ku mutima bikoreye urusyo rero ndi kwibaza ubu baratwikoreye bari kutumaza iki mu mitima zabo kandi wari wiviriye gusembara navuze inisire kandi njya no kwicirira hepfo mu kinyogo mvuye ku misiyoni rero reka nce hariya ndebe Rudoviko icyo yabaye iyo ndwara arwaye urumva atari umutima mwiza si ndetse induru iri bari kutubunza ku kakiyaga ngo twaramuroze ko kubu uburozi tuzi n'ubwo aribwo tuzi n'uko busa wacu ntaho barogaga nibyo nyine ngiye kureba mbese arwaye ashobora no kuba arwaye ibicurane bakagira ngo twaramujinjaritse iwanyu si bararogaga iwanyu bararogaga byari kera none ndavuze nti uwo mugabo wawe ameze ati ngumva muzehe ngurebye nabi naguhanya ko ndakwiyamye ngugize ambwiye ibintu aratonda ukora ndavuze nti uko kuwa mugore we ubu ko k'umuntu nshaje ngana uku ndi uwakubarirwa mwiza mico uzi ko hari igihe mbarebaga nkagira ngo bagiraga imbabura mu kanwa uzi ukuntu none hari ibyo gusa wavuze ko nanje mu kanya yarandiye mbaza ngo iki yaragize ate umva wakwihangana umuntu akabanza akiherera icyo waza umukombangira kugeza aho ngaho rero ikingo yamusenze koko ntagatara wowe itora urankingira n'iwanjye we hano ni iwawe hinjiye umwuka mushya umuntu asigaye he yewe igitangaza ye bose uranze neza ubaye ikigwari uyobowe n'inzoga abagore gabaye utwo tugambo twawe icyo nakubwira cyo nuko nta nama naguha kuko nawe ubwawe ntiwayihaye uragiye umaze y'umunsi wose unarayeyo ikigaragara cyo waraye mu kabari urara no mu ndaya ubwira kuko do jakete ni y'umukobwa aho uba uri mu biki wakanguje kandi nakuje kujya unyinjira mu buzima uranyumva neza si n'umukobwa woroshye arabyibushye uwo muhumuro ni umuntu ubyibushye birumvikana ko icyuya birakureba gifite ibiro nyamara ukamugira inama ushatse wareka kuba inganzwa y'inzoga ubwo uratifura amubwira ko waraye he cyangwa uramubwira ko iyo jakete tuyikuye ejo undi mbwira kiracyarimo hano atifase arahari da yajya he agira imana simusange mu nzu yanjye yewe ntari no mu nzu gusa ari no mu cyumba ari muri iyi cyane arimo kandi aramutegereje yanahangayitse ku bwawe uretse ndaje mukorera ikintu kibi atazibagirwa mu buzima bwe uranyumva ntabwo ujya kuryama kandi mubyivangamo bimwe byawe nawe murajyana nawe uramenyeta ndabyivangamo nzi aho mwahuriye uranyumva neza wirinde kumukoza urushida ko wabizira ugenda ugasinda neza ugahinduka nk'icupa nako ikirivamo muhuriye he wavuze ko narindi kwigendera guca kwa kundi kwanje ngeze kwa gashamura mbaza ngo wabonye iki yari asosotsemo guca mu nzu n'amasoni amereye nabi
kwa Gashamura umugore ufite umugabo nawe umbwira ingo z'iki gihe uzi ko abantu we barindagiye ubu umugore ungana guco ufite abana bangana kuri kabahirwa none ari kuja kwa Gashamura yasosorotsemo kandi ukuntu amaso ge gari gakanuye guco kwa kubigiraga guco nta n'isoni umva yaravuye mu busambanyi nico kintu nasomye ku maso ibyo biramureba nahindaga useri kuja kwa Gashamura Rudoviko ko nawe afite amatuza nawe ari umugabo w'igikwere yamuburanye iki birasi biriya bintu bizamugwa amahoro umugore we ndaya kuri nkabaga iryari ingeso nyine yaboka ariko ikintu nubwiye co uramugore ni impamo y'Imana kandi uzabura reba nari mubyagije kubera rero ibiro mfite n'imbaraga no gusaza barambandagaje sibwo inkoni yanje hisivunika sheri reka ngo sabe ikintu kimwe uranyemerera igiki njewe nk'umwanya ngende mperereze neza menya ikintu Rudoviko arwaye noneho nidusanga baratubesheye bazakenyere duhangane uranyura he uramugore ko aragukuramo izo ngutiya tugenda upfa kutaza gomenyo bagarandagujemo nose ya supu wayishuhije ndirira urw'ukwarisitiya wiso umugore ko mama rero uracyabara iki mu nzu yanjye none ngubu n'ibyari yewe nguhaye iminota 10 wumve ntawe ushaka inzu ni yanjye bajya kunyiyemeraho mu inzu yanjye n'iki sinabaye mu nzu yawe sinayivuyemo nawe ndashaka umvire inzu ni yanjye mfite uburenganzira bwo gukuramo icyo nshaka ndetse reka njye nkwizu iyi nzu yanjye ishatse nahamagara umwanya kaza tukayibana ubuvuzi gakondo muganga Matovu ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato. Egera uyu muhanga guhanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi, aho bagukorera reflexology ariyo nkanguramyakura, detoxification ikura imyanda mu mubiri, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije, aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura umugongo n'amavunane. Si ibyo gusa kandi kuko arakuvura indwara zigiye zitandukanye, amibe, igifu, umwijima, diyabete, asima, sinezite, abagabo batabasha gutera akabariro, ndetse n'indwara zifata mu myanya y'ibanga y'abagore. Witinya kumugana kuko aragufasha rwose. Muganga Matovu ni umuhanga cyane mu kuvura amarozi, amahuherano, amategano ndetse n'akarande zo mu miryango. Muganga Matovu aherereye Kicukiro mu Gatenga, uzamuka umuhanda ujya i Murambi ku bitaro uhasanga icyapa cyanditseho ubuvuzi gakondo Muganga Matovu, ni metero 150. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Ubuvuzi gakondo, isoko y'ubuzima. Oya wirira, oya beshavura, Imana irakoze, wanyuze mu buzima bubabaje, Imana irakoze.